mpamvu usanga bamwe bavuga ngo YouTube channel zacu bazije. Impamvu nta yindi nuko everyone, amahoro y'Imana kuri mwese muri kureba iyi video. Uyu munsi mbazaniye aka kantu gateye gafye. So rero hashize iminsi hari abantu bamaze se nyine mane yari nk'umuntu ushobora guhura nawe akambaza se bimeze bite kubera ikinge umuntu bashaka kugira YouTube channel ariko kubera nyine nta bikoresho ufite nta kigambo mbona biriya bintu bihenda. No ntabwo bihenda, not expensive like as like you think. So ikintu gisabwa like nyine ntabwo urabasha kubona ibyo bikoresho, ntabwo urabasha kubona iyo kamera, ntabwo urabasha kubona iyo laptop cyangwa se ziragufasha kweditinga amashusho neza nk'uko ubyifuza, ariko ufite megabyte cyangwa se ubasha kubona access kuri wifi. Ibyo byonyine birabaye kugira ngo ube wabasha kugira YouTube channel yawe kandi ikora neza, wa-uploadinga video uko ubishaka. Bisaba iki? Cyangwa se nakaye kantu nyine mbazaniye gapfundikiye mbazaniye. Ikintu mbazaniye nje kubabwira ko nkanjye Mr. Birori wenda ndahari kugira mbafashe. Ku muntu wenda ushaka kuba yagira iyo YouTube channel yiwe kandi afite phone yonyine gusa, bitamusabye ko abafite ibyo bindi nyine birenze. Service ya mbere ngufitiye, ufite service yo kugufungurira YouTube channel. YouTube channel ikora neza yujuje ibisabwa. Nge ntabwo ngupfunyikira. Hari umuntu uhereza nka telefone cyangwa se umubwira ati bro fashe wenda mbona ufite channel, ufasha nanjye ndashaka channel uko nashyiraho utuntu twanjye, fasha ndebe ko nabona channel basi iyo nshyireho utuntu twanjye. My friend akagupfunyikira. Abantu sinzi ukuntu bateye. Akagupfunyikira, akagufungurira channel ntagire ibintu agushyiriramo. Nyine akagufungurira channel ariko ituzuye. Urugero akagafata phone ati okay bumvikana gutya bla bla bla, fata telefone yawe akakubwira ati okay zinamfungurira nta kibazo, kamuhereza kajya muri YouTube app, akajya hari yahanitse ngo create channel, agakreate gusa bra, akaguhereza ati okay wabonye upload, uploading ukabona ibintu byawe birimo yaba ari nyine washyiraho video ukabona iragenda nta kibazo. Ariko my friend listen to me, nyumva neza kano kantu. Abakwibye kuko abagukorera ibintu bitari byo, right? Abagukorera ibintu bitari byo. So ngiye ikintu ngukora ngufungurira YouTube channel iri strong, ikora neza, iri fresh kandi yujuje ibisabwa. Ngukorera iki? Ufungurira YouTube channel, hanyuma ikindi ngukorera icyo twita verification. Verification zihari ni zingahe? N'ebyiri. Iya mbere hari verification twita step 2 verification. Step 2 verification uyikora nanone wamaze kugira gute? Gufungura iki? Gufungura channel. Gufungura channel. Uyikora step 2 verification uyikora wamaze gufungura iki? Wamaze gufungura channel. Hanyuma step 2 verification igufasha iki? Impamvu usanga bamwe bavuga ngo YouTube channel zacu bazije. Impamvu nta yindi nuko batakoze step 2 verification. Ntabwo step 2 verification bayikoze. Ntabwo bayikoze. Step 2 verification ikintu igufasha kuba yakurindira channel yawe ko yakinjirwa n'umuntu nyine bimworoheye. Okay, ushobora kuba ufite nk'inshuti yawe n'urugero warayizeye ukayibwira password ya email yawe. Ikosa rikomeye cyane nakubwira mu nshuti wanyu utazigera ukora, never share your email's password. So ukayibwira password, hanyuma yo kubera iyizi ikabona ariko channel yawe iri kwiraraninga, nyina akamera nkakugira ishyari akubwira ati se wantiza phone cyangwa se akaba yanagenda kuri telefone yiwe akaba yabikora agafata kubera email yawe arayizi, password arayizi, noneho we akagenda agafata bya channel yawe akayikwiba. Abantu benshi badekarara ko babibye amachannel. Kasanga umuntu yari afite channel ati ngo bayibye. Bayiba kubera abafite email yawe, afite na password yawe. Noneho utarakoze icyo kwita step 2 verification. Step 2 verification nicyo gikimara. Urugero nk'ejo bundi hari mushutanyi ari kumbwira ati man bro channel yanjye ko ntari kubonaho access, channel yanjye bayinyitse.
hari n'undi byabayeho channel igiye kuzuza subscribe zigera hafi mu 1000 zigiye kuzura, arimo arambwira ngo channel yanjye bayinyibye. Why? Impamvu ni ukubera ko ntabwo wakoze step 2 verification. Kora step 2 verification urebe ko niyo yaba afite email, afite password, ntabwo byamworohera ko abona access kuri channel yawe. Byamusaba ko yaba afite sim card yawe, kandi sim card yawe ntabwo yaba ayifite. Sim card yawe aba ari wowe ufiteho access yayo. Babarira neza unyumva muntu w'Imana. Channel yawe itarabigeze muri subscribe 500 700 magana ngahe, ejo wajya kwa uploadinga video ukayibura. Iyo niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe bavuga ngo channel zacu bazitwibye. Channel zacu bazitwibye, atari YouTube yayifunze batakuripotinze. Mr. Birori rero ndahari kugira mbafashe icyo kibazo kive mu nzira. Igufasha kuba umuntu atapfa guhita akwinjirira muri email account yawe kugira abone access kuri YouTube channel yawe. Iyo wakoze step 2 verification, nawe ubwawe uri nyirayo. Iyo ugiye gukora login kuri iyo account yawe ku yindi device cyangwa se ku yindi telefone, like bagusaba ko ushyiramo email, ugashyiramo password yayo, hanyuma ntabwo uhita ubona access kuri ya channel yawe. No, bongera kugusaba icyo kwita step 2 verification. Bagusaba nimero di telefone bakoherezaho code, verification code. Iyo verification code iyo uyibonye ukayishyiramo muri uwo mwanya baguhaye, niho ubasha kugira gute, niho ubasha kubona access kuri YouTube channel yawe account. Unyumve neza, iyo ni step 2 verification ikiri kugusobanurira. Hanyuma iyo utakoze iyo step 2 verification, buri wese ufite email, ufite password yawe, yabasha kugira gute, yabasha kwinjira kuri account yawe agakora ibyo ashaka, yasiba, yahindura ibyo ahindura, channel yawe yayikwiba, nawe ubwawe akagukura kuri access byose. Ariko iyo wayikoze sava biba bibaye. Hanyuma iyindi verification verification ebyiri. Hari icyo kwita phone number verification. Phone number verification yo igufasha iki? Kindi ugasanga umuntu arimo aravuga ngo ngewe ngo kuri profile ya video yanjye nta thumbnail iriho. Thumbnail yajyaho gute kandi utarakoze icyo kwita phone number verification? Hari ibintu utemerewe, hari ibintu utaba wemerewe kuba wagira gute wabonaho access niba utarakora izo verification zose. Ntabwo byashoboka. Banza ukore phone number verification, ubone kubona izo access kuri thumbnail, ubone kubona access kuri upload over 15 minutes. Hari umuntu ushobora ku uploadinga video irengeje iminota like 15 akabona ntabwo biri gukunda. Byose ahantu biba biri gupfirana kuri phone number verification. Ibyo rero byose ndabigukorera bigira ikibazo. Iyindi ubwo ikijyanye na verification nicyo tukivuyeho. Iyindi service mbafitiye nicyo kwita copyright remove. Copyright remove. Man bro, nagiye kwa apply ngasanga byose ni copyright. Byabura kuba copyright gute? Kuba copyright gute niba izo copyright utarazikuyemo? How? Komeza ukagenda ugakora, sava, komeza ukore nta kintu bitwaye. Hanyuma nujya kwa applying monetization, bazagukubita strike, bazagukubita copyright. Birabura kuba copyright gute? Kubera ko mu gihe wa uploadinga video ntabwo wigeze ucekinga niba channel yawe nta copyright ifite. Ibyo ntabwo wigeze ubicekinga, ntabwo wigeze ubireba. So rero Mr. Birori ndahari kugira icyo kibazo ikigukurira, even that niyo zaba zirimo warashyizeho izo video, it's enough, nta kibazo. Ntabwo ari ngombwa bisaba ngo sibe byose wongere utangire. No, ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye, biri simple cyane. Don't worry, shyira umutima hamwe. Ikindi nanone banza checking neza niba nta strike ufite, niba nta violence guideline ufite. Ibaze kuba waprime uzi neza ko bigiye gukunda, and then bagahita gukubita strike, bagahita gukubita copyright. Don't first ibanza checking.
hariho nk'umuntu wa uploadinga video bakamutera copyright cyane icyo twita copyright strike cyangwa se content strike, akagira ubwoba ngo ngo byapfuye ngo bla ngo video ndashaka kwisiba. No, don't write it. Wiyisiba man, wiyisiba Mr. Birori ndari kugira ngo bigufashe. Wiyisiba niba utabizi, wiyisiba video yawe yirekereho. Ahubwo wowe ikintu ugomba gukora, mpamagara kuri izi nimero 07 98 73 5 6 9. Ndazisubiramo 07 98 73 5 6 9. Mpamagara umbaza ati Mr. Birori bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, mbigenze nte? Mbigenze nte? Kandi reka tuvuge ufite impano pe, nta kibazo ufite impano, ariko wenda urumva ufite icyo kibazo cyo kuba like birimo biragucanga kandi atari uko wenda utabizi, atari uko wenda nta bushake bwo kubikora ufite, ahubwo nuko wumva ko ari iby'abantu bafite ubushobozi burenze. No, ntabwo aho ngaho ntabwo turi buhuze, kuko nabo baratangiye kandi nawe watangira. Dore about rero mpamagara umbaza ati bimeze bite, nkore mbigenze gute. Ngiye nkorera hano mu mujyi wa Kigali, utari muri Kigali wampamagara ukambaza ati Mr. Birori mbigenze gute. Nanone ubaye uri muri Kigali biroroshye, nshobora kugufasha mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, hari uburyo buri live nyine imbona nkubone gutya, kuba naza cyangwa se waza tugapanga tugahura, hanyuma nkagukorera ibintu byawe byose ushaka. Niba ari YouTube channel account yawe ushaka nkayigufungurira, niba ari izo verification ushaka nkazigufungurira, niba ari izo copyright ushaka gukuramo nkazigukuriramo. Wowe ikintu ugomba gukora, call me, mpamagara. Nimero nayibabwiye ndaza no kuyishyira muri description ya video, muraza kuyisangamo. Call me, mpamagara, asigaye ibintu mbigukorere neza fresh. Wigira ikibazo nunashaka yewe umbwire, ndakwigisha ukuntu wategura video yawe neza kandi ukoresheje iki? Telefone. Unyumve neza dio. Ukuntu wategura video yawe ukoresheje iki? Telefone. Unyumve neza. Ntabwo ari ngombwa ngo ufite ya mashini nyine igufasha kweditinga, ya mashini irenze yagufasha kweditinga. No, not necessary. Ntabwo ari ngombwa. Telefone yawe yonyine irabaye. Ariko nanone wihangayika, buriya habaho gutangira. Habaho gutangira kuko abantu benshi batinya gutangira. Ari cyo kintu gituma benshi n'inzozi zabo cyangwa se wenda n'inzozi zacu twese muri rusange, kuko twese tuba dufite inzozi. Iyo watinye gutangira ikintu ni ikibazo gikomeye cyane. Firstly, tinyuka nibura basi utangire, tinyuka utangire. Nanjye nka Mr. Birori ndi kubavugisha cyangwa se ndi kubabwira nabakoreye video, naratangiye. Nimuza kureba video yanjye ya mbere na uploadinze kuri YouTube channel yitwa Mr. Birori. Man, okay, mbega muraza kumbwira, nimwe muraza kubimbwira ukuntu ibintu bimeze, ariko ubutumwa nari mbafitiye n'ubu ngubwo inshuti zanjye, urubyiruko, nanjye ndi urubyiruko. Wigira ubwoba ngo ese ngo nta kamera afite, ngo njya mbona kandi ngo ufite impano. No, Dore about. Telefone yonyine irabaye. Yego nari ngira mbakoreye video wenda mbamara amatsiko, mbamara ubwoba. Tinyuka. YouTube channel yawe wayikreya, ugashyira content zawe ushaka, none ejo ndetse byanageraho nawe bikakubera akazi ka buri munsi. N'abandi baratangiye muvandi. Ntazagira umuntu uzaguca intege, no. Ntazagira umuntu uzaguca intege, kubera ko n'abandi ubwabo nabo bagize gute, baratangiye. Baratangiye. Rero nawe tinyuka utangire. Gerageza utangire. Kora amafuti, ubikore nabi, ariko by'uploading baguseke cyangwa se abantu nyine bavuga ati ariko man wasaze urimo urakora amafuti. Okay, kora amafuti baguseke, nta kibazo. Nta kibazo. Komeza. Keep try. Komeza ugerageze ukora amafuti baguseke.
ubikore nawe uyu munsi baguseke, ukomeze ugerageze, ukomeze improvinge ubumenyi kuri icyo kintu, ukomeze joining buri kintu cyose gishoboka ugikore, kubera niba ufite impano yawe ugomba hari akantu njya nkunda kuvuga, niba watinye gutangira ikintu, ariko nyine watinye gutangira ikintu, urumva ko kutagitangira urumva cyaguteye ubwoba, urumva cyaguteye ubwoba, hanyuma ubonye wa muntu ubonye wa muntu wenda wabaye success, hari level runaka ariho, hari urwego runaka ariho, uravuze ati siko nanjye nshaka kumera nk'uriya, ariko se ko we yaratangiye, we ntabwo ushaka gutangira, ariko hari step ushaka guhita usimbuka. No, you can't jump that step. Ntabwo wava hasi uhita ugera, ntabwo wava kuri 1 tugera ku 10 turanyura kuri 2 3 okay, tangirira kuri 0 bigutsinde usubire down, wongere utangire bigutsinde usubire down, okay, uzagenda gake. Nanjye ubwanjye ndacyatangira nkamisa birori ndacyatangira. So rero reka mbifurize weekend nziza, amahoro y'Imana bane namwe. Niyo message na nimba afitiye. Niba ufite ikibazo cyo kijyanye no kuri YouTube channel account, you can call me, umurongo urahari rwose, wampamagara nkagufasha, nagufasha online, nagufasha live, turi kumwe mbona nkubone, nta kibazo. See you, bye bye, I love you.